neza bakunzi ba Scovia TV show. Nongeye kubasuhuza muri iki gitondo, tugiye kurebera hamwe akamaro ka seleri. Akamaro ka seleri rero tuyizi ko tuyiteka mu biryo, tukayirya muri salade rimwe na rimwe, ariko burya seleri ni umuti udufasha mu buzima bwa buri munsi. Buriya seleri ntago ari byiza kuyikaranga, birabujijwe kuyikaranga. Seleri ibamo vitamine, tuyisangamo vitamine nyinshi zitandukanye. Ni ukuvuga ko habamo imyunyungugu, calcium, sodium, umuringa, ubutare, zinc, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D ndetse na vitamine E, K. Dusangamo n'ibindi binyabutabire bitandukanye. Kurya seleri buri munsi bigabanya igipimo cya, mbese ni ukuvuga ko seleri iyo uyirya buri munsi itugabanyiriza igipimo cya fibre, mbese urumva no mu bintu byinshi irwanya by'indwara, harimo byinshi umuntu atarondora. Kurya seleri buri munsi rero urumva ko ku gipimo cya cholesterol mu mubiri wacu, ni ukuvuga ko igabanya igipimo cya cholesterol mu mubiri wacu iyo uyirya buri munsi. Ibi bishatse kuvuga ko nyine mu biryo iyo uyirya buri munsi mu mubiri wacu igabanyamo igipimo cya cholesterol. Hanyuma rero twagiye tuvuga, sinzi iki ni igice hari cya mbere twagiye tuvugaho kurya seleri, tuvuga ibintu bigiye bitandukanye seleri dufasha. Buriya hari igihe dukoresha ibirungo mu biryo ariko nanone tudasobanukiwe icyo bya birungo bidufasha, kuko abahanga inzobere, buriya hari abantu benshi, ibingibi tugenda tubikura mu bitabo by'abantu bakoze ubushakashatsi ku mirire. Ni ukuvuga ko dukoresha ibirungo byinshi tudasobanukiwe mu by'ukuri ibi tubirya nk'ibirungo ariko kandi ari n'umuti. Ku bijyanye n'akamaro mbese ni ukuvuga ko ku bijyanye n'amaraso, kuba harimo fibre bituma cholesterol mbi isohoka mu mubiri. Ni ukuvuga ko ibimeze nk'ingese mu mubiri, mbese urumva rero seleri igenda ikuramo cholesterol mbi mu mubiri. Cholesterol mbi rwose imera nk'ingese mbi mu mubiri wacu. Mu bijyanye n'iby'amaraso, nicyo cholesterol, mbese cholesterol mu bijyanye n'amaraso seleri rero ibikuramo, bigatuma amaraso agabanuramo izo cholesterol ziba zimeze nk'ingese. Ubu turi kuri seleri rwose, umuntu urya seleri rwose ajya asobanukirwa ko aba afite umuti w'umwimerere. Ariko ku bagabo rwose ho seleri ntago biba ari byiza kugira ngo ube warya seleri buri munsi. Ntago biba ari byiza ku gitsina gabo, kurya seleri buri munsi ntago biba ari byiza. Ni ukuvuga ko bigabanya uburumbuke, bigabanya mbese ubushake ku burumbuke bw'umugabo, bw'igitsina gabo, igatuma rero amaraso atembera neza mu mubiri wacu.
bituma kandi rero hari indwara zimwe na zimwe seleri igenda itugabanyiriza, mbese iturinda. Hari ibintu byinshi byinshi seleri igenda iturinda mu mubiri wacu. Harimo ni ukuvuga ko buriya ku bantu banywa inzoga cyangwa abantu barya inyama nyinshi, hari igihe kwa muganga babategeka kurya seleri bitewe ku bantu barya inyama nyinshi kubera gute, hari igihe kwa muganga bagutegeka kurya seleri. Urumva ko rero seleri ifite akamaro kenshi cyane gakomeye. Biriya nababwiye hejuru bituma ikorwa ry'indurwe rigenda neza, bigatera umutima gukora neza. Murumva ko rwose seleri ni ikinyabutabire, mbese ni umuti mwiza cyane. Hari igihe mu by'ukuri kambabwire, hari igihe ibyo kurya byawe bikubera umuti, ntago tubereyeho kurya, turya kugira ngo tubeho, ntago tubaho kugira ngo turye. Ibi ni ibintu kenshi ngenda mvuga iyo tugize ibyo tuganiraho, kuko ntabivuzeho ntacyo byaba bitumariye, ntago ibyo twigaho rwose hari icyo biba bitumariye. Ni ibintu ngenda mvugaho buri munsi, kuko ibi ni ibintu bidufasha kugira ngo dusobanukirwe neza ibyo turya buri munsi. Nutarya ibiryo, ni ukuvuga ko rero ibiryo byacu, nutarya ibiryo nk'umuti, uzisanga imiti uyirya nk'ibiryo. Ni ukuvuga ko ibiryo turya buri munsi, ibi biryo turya hari igihe aba ari n'umuti. Nutarya rero ibiryo nk'umuti, uzarya imiti, uzasanga imiti yaraguhindukiye ibiryo, bitewe n'uko uba utabyitwayemo neza, ibintu by'imirire utabigiyemo neza. Ni ukuvuga rero ko iyo ubereyeho kurya, ushimisha akanwa, mbese ibingibi tubyumvikaneho neza. Iyo ubereyeho kurya, bishimisha akanwa, bikazahaza umubiri. Ni ukuvuga ko rero tujye twitondera amafunguro turya, dusobanukirwe neza uburyo tubiryamo, dusobanukirwe neza uburyo tubiteguramo, kugira ngo bidahinduka ubuzima bwacu, bidahinduka amagara yacu, tukisanga bya bindi dutinya kurya kuko bihiye akanwa ari byo bihindutse imiti yacu, ari ibyo turya, ari imiti turya nyine nk'ibiryo kandi ari imiti. Bya bindi twaryaga biryoheye akanwa ari byo bizahaza amagara yacu. Tujye tugenda neza mu mirire kugira ngo tubashe kongera igihe cyo kubaho, tubashe kurwanya uburwayi bwa hato na hato. Nguko seleri ukuntu biba bimeze. Iyo urya kugira ngo ubeho, urya ibiryoheye akanwa, ariko nanone ugasigasira amagara. Niko biba bimeze mu buzima bwa buri munsi, niko tugomba kubyitwaramo neza, kugira ngo turye ibiryoheye akanwa, ariko nanone dusigasire amagara. Ni byinshi tugenda twigaho kugira ngo tubashe gusigasira amagara yacu. Seleri ni ikinyabutabire kizwi cyane cyane mu Bagereki. Abanyamahanga bo baba bazi gutegura amafunguro yabo, kumenya ati iki ngiki ngifashe kuko gifite icyo kimariye. Ni ukuvuga ko rero niturya ibiryoheye akanwa, tujye twibuka yuko ibi turya biryoheye akanwa nibyo byongera bikigarika amagara yacu, ibyo turya bibihiye akanwa nibyo bisigasira amagara yacu. Abanyamahanga, urabona seleri ni igihingwa mu Bagereki cyiganje cyane
mbese ni igihingwa bakunda gukoresha mu bintu bitandukanye byose. Niyo mpamvu rero nagiye mbabwira yuko abantu banywa inzoga, barya inyama, bagenda babagira inama yo gukoresha seleri cyane, kuko seleri ihangana n'uburwayi bwa gute.